you come from? She said she come from Rwanda, yeah. Oh mama, she's a fighter, yeah. Africa law is in her bloodline, yeah. She's the woman of my dreams. She's the woman of my dreams, yeah. 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 Oh, woman of my dreams, yeah. Woman of my dreams, yeah. Woman of my dreams, yeah. You are the God of signs and wonders. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. We celebrate. For all you've done, Lord, we give you all the praise. Oh, we testify. We celebrate. Oh, For all you've done, Lord, we give you all the praise. hey, we testify. We celebrate. Lord, For all you've done, everything you've Lord, we done. give you all the praise. We testify. We celebrate. Oh, All you've done, Lord, we give you all the praise. you stood by me. You stood by me when no one could. Come on, say you are the You love. are the love that never leaves. I am here to testify, Lord, Come on. of how you took away my shame. Now listen. You made something out of nothing. Hey, I can't deny your love for me. I can't deny your love for Lord, me. I'm in a loss for words. I'm in a love. I'm in a love for My life is not the same again. We testify. We celebrate. We celebrate for all you've done, Lord. Lord, we give you all the praise. Hey, we testify and we celebrate. Yeah, for all you've done, Lord. Lord, we give you all the praise. Oh, we testify. Oh, for everything, Lord. For all you've done, Lord, we give you all the praise. We testify. We celebrate. We celebrate. We celebrate. Lord, we give you all the praise. Unenye shimisha Yesu. This is my day of victory. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. Hey, unenye shimisha Yesu. This is my day to celebrate. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. I gotta dance and testify. Come on, come on, come on. unezerewe cyane iki turategereza aho wabonye imana ni hafi cyane
gukora tubanza tubashyire mu maboko y'Imana kuko ibyo yatangiye umurimo nizawusohoza mbere na mbere Imana gusenga. Data wera wo mu ijuru, Imana ikiranuka, Imana nyir'ingabo nyiri ijuru, Imana yera ubereye amashimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Imana yacu niyo yatangiye umurimo kandi izawusohoza. Mukunzi mwiza turagushimiye, ngwino ubane natwe ugendane natwe. Tugushimiye abatugejeje aha hantu, tugushimiye Imana yacu ko wageze mu byicaro byabo. Ngwino wicare nabo, ubane nabo kandi uhagarare nabo Mwami Imana yacu. Uwiteka watangiranye nabo kandi usozanye nabo. Mana ubarinde, uturinde ikiruhuko cyose giturutse ku mwanzi Satani. Unyemerere Mana uyu muhango we ukomeze umubere imbere y'Imana yawe. Yesu ubwoko bwawe, ngwino ubane natwe tugirire neza. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Hey guys, ule picha ula bibi sio mbaya. Nini maji? Imepoa. Hapo tumtana. Imepoa. Ongea. Tangara henzi. No kuno easy. Ata. Basi ngie maneno. Ndio. Basi dole kabisa kama sasa. Mama mjane wa bahungu. Hao bahungu watu. Barimo. Tuzanye bahungu watu. Macho kutupongelea hapo. Hakuna. Nileta huyu. Nileta huyu bora. O que é que farinha? É família. Karibu familia. All right. All right. Hello. Mungachoki. Namugwaye mshiki wanje uzamurinde neza. Uzamchunge neza. Makere sana bro. Nimepoa hiyo. Uzamchunge neza. Nimepoa hiyo.
barira ni alamu All right. You so much. Let's go now. Maombi turamuhaye uyu mtama. Uyu nguyu niwe so niwe nyoko. Ntuzumve ngo hi. sawa Nukwitwa nugira kugenda ushaka raporo. Nurwara uyu ntuzakora byose. Nitugushaka iwacu. Genda rangi. umepoa ndio umepoa You are the God of signs and wonders. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. We celebrate. For all you've done, Lord, we give you all the praise. Oh, we testify. We celebrate. Oh, All you've done, Lord, we give you all the praise. hey, we testify. We celebrate. Lord, All you've done, everything you've Lord, we done. give you all the praise. We testify. We celebrate. All you've done, Lord, we give you all the praise. You stood by me. You stood by me when no one could. Come on, say you are the You love. are the love that never leaves. I am here to testify, Lord, Come on. of how you took away my shame. Now listen. You make something out of nothing. Hey, I can't deny your love for me. I can't deny your love for Lord, me. I'm in a lost for words. I'm in a love. I'm in a love. Life is not the same again. We testify. We celebrate. We celebrate for all you've done, Lord. Lord, we give you all the praise. We testify and we celebrate. Yeah, For all you've done, Lord. Lord, we give you all the praise. We testify. Oh, for everything, Lord. For all you've done, Lord, we give you all the praise. We testify. We celebrate. We celebrate. We celebrate. Lord, we give you all the praise. Uneniheshimisha, Yesu. This is my day of victory. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. Hey, uneniheshimisha, Yesu. This is my day to celebrate. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. I gotta dance and testify. Come on, come on, come on. Elele, elele. Yeah. Oh, mudedeki wangu. Ah, Mungu wa majeshi. Mungu wa mapendo. Hakuna mwingine. Ah, umetenda mema juu yangu Baba.
wafika. Turabasaba kugira ngo bicare baruhuke Nikupe pani kutikalani upumule muzina Yesu. kaze muzimana Niponso belani kumasuka munyumba ya Mulungu. mana tishimwe Mulungu atalemekezeke. turabakiriye mwese Takurangirani bonse. twakiri umukwe n'umugeni Talandila bapongozi na bashwinga na winga. twakiriye n'abaje berekeje bose Niponso talandila bonse bamene babwera. ikaze muzimana Mulibo masuka munyumba ya Mulungu. mwicare mukubwe neza Kalani mupumule muzina Yesu. imana ibahungisha Mungu watu akudaliseni. imana ishimwe Mungu watu alimekezeke. hano muri Holy Temple tugira umuco Muno muholi tempo tirina iyo twateranye gutya hakaba hari abatambyi abapasitoro ndiponso ngatasokana so kuri asogoleri cyangwa se ina abavugabutumwa gapenama larikibena twifuza ko baza bakicara hano hamwe n'abandi bakozi b'Imana inde timafuna kuti babwera kurowa pano pasogoro na bagapurobe bamungu bena bahari abapasitoro barimo muri literaniro gapena kuri ba pastors bamene balipo cyangwa abavugabutumwa gapena ba evangelist gapena batumiki bena twahaye ikaze kugira ngo batambuke bicare hano mu mwanya n'abandi bakozi b'Imana iponso takupasani welcome mubere mukale kuno kusuma Hallelujah.
ino ntawe Tangiriro ibice byabo 2:18. Genesis chapter 2 verse 8 up 24 Tiberenge. kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, ikamuremera umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu imenya uko abyita. Kandi uko umuntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari byo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose ariko umufasha umukwiriye yarataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu uticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe asubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu ruhindura umugore imushyira uwo mugabo. Uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye n'akara k'amara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Cyo gituma umuntu azasiga se na nyina akaba n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Amen. Hallelujah. Amen. Umugambi w'Imana ku muntu ni ibyiza gusa. Ligo ya Mulungu ku muntu ni zabwino cyane. Imana imaze kurema ibintu byose, after Mulungu areka zintu zonse, inyamaswa, ibiguruka, zinyama na zomburuka ndinsomba mu mana. ireba umuntu yaremye, Iponso inayangana muntu, ubona ko hari ikintu kibuze. inaona kuti kuri kintu cha soba. Inyamaswa zarakinaga zabaga ziri, Nyama zinari gusobera ko mweza nariri. ariko umuntu ntabwo arafite uwo bamarana irungu, Koma muntu anaribe muntu wo kuchezesa, ntabwo arafite uwo baganira. anaribe muntu wo shirika naye. Imana Mulungu umugambi wayo. mulingo ya Mulungu. Haleluya. Amen. Ndaba gusikiza ko uyu muntu aba wenyine. Mulungu anakamba kuti si chamwe no kuti uyu muntu ankare. Reka nawe muremere ibyishimo, Siyani ni murengere chikondwerero. n'abaneze Inde na yeve ambere. nawe yishimye. Na iye akondwere. Mana yawe icyubahiro. Mulungu ataremekezeke. Haleluya. Amen. Mbega ibyiza ubwo Yesu azaba agarutse. Kodi ni chabwino pomwe tawe yomwe ambu Yesu azakabwereramo. Uyu muhango tugiye gukora kuri uyu munsi Iyi nchito yomwe tiendo sebenza siku ya lero. watangijwe n'Uwiteka Imana Nyiringabo muri Edeni. Inde inayambidwa kuri Mulungu mu ikwe Edeni kumaya Yesu Edeni. watangije umuryango muri Edeni. Inde ndiye anayambira family muri Edeni. Abona ko itangiro ry'umuryango Anaona kuti chiyambi cha ari family ukubana k'umugabo n'umugore. ni kukala kwa muzibambo ni mukazi wake. Imana ishimwe cyane. Mungu ataremekezeke. Isi nziza, Inde inaboneza umugabo uticira ingagi kuramo urubavu, iponso inatera yashikura n'umuntu, kumuboneka kuchosa mumbango imozi ndi kuchosa mumuntu. yishira umugabo. Iponso inaperekera muzibambo. Umugabo arubonye Muzibambo pamena nayangana. atangira umunezero n'ibyishimo, Anambere chisangalalo ndi kukondwera. atangira kuzura umwuka wera n'ibinezaneza. Iponso anambera mpamvu zina ndi kumvera bwino. Abamakakara ko mu mara yanjye. Inde anakamba kuti iyi ni tumbo ya mumatumbo yanga. Haleluya. Amen. Igufa ryo mu magufa yanjye. Inde ni bonzo ya mumabonzo yanga. Niyo mpamvu tuba umugabo n'umugore Daswati makamba kuti muzibambo na mukazi wake ni mtu mmoja. Haleluya. Amen. Kuko n'igufa ryawe ryavuye muri wowe, Imana ihituramo umugore. Ni bonzo yameninachosewa mu mabonzo yako ndi kusandura mukazi.
Imana ishimwe. Mungu ataribezeke. Ngaje uwo mugabo. After that inapelekera pamoja. Aranezerwa, anakondwera, arishima, anamvera bwino. Dusome Imigani turenge Nyambo chapter 19 verse 14. Nyambo 19 aravuga bakamba kuti urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Urugo n'amatungo diponso umuntu abiragwa n'umuryango, ndizosunga mu abasidwa kuchoka kuri makoba, ariko umugore witonda koma mukazi wotekana umuhabwa n'Uwiteka. amachokera kuri Mulungu. Ngo Diodone Nifuna nikoze Diodone wawe ikintu cy'igiciro wapasiwa chintu cha value kuko hawe n'Uwiteka, because wapasidwa kuchokera kuri Mulungu. umugore witonda, mukazi wotekanya, umugore witonda ameze ate? mukazi wotekanya alipani umugore ni mukazi ufite imico myiza ibe alina uremu kandi wubaha Imana. diponso wolemekeza Mulungu. Haleluya. Amen. Umugore mwiza mukazi wa bwino ufite imico myiza ni mukazi alina uremu kandi wubaha Imana. diponso wolemekeza Mulungu. Umuntu ubaha Imana muntu wolemekeza Mulungu ntagira imico mibi. inde sama soba uremu Ubaha Imana muntu wolemekeza Mulungu abakora ibyaha. sama chitema chimo. Umugore ubaha Imana mukazi wolemekeza abaca inyuma Mulungu y'umugabo. sama pita kumbuyo kwa zipa Umugabo ubaha Imana bena abaca inyuma y'umugore. inde muzibambo wolemekeza Mulungu Niyo sama mpamvu pita uyu mugore ubaha Imana kazi kusakira bakazi bena. ubonye ikintu cy'igiciro mu buzima bwawe. That's why ukabona mukazi wolemekeza ubonye umugore ufite imico myiza, ubonye icy'igiciro mu buzima bwawe. diponso ugapeza mwamuna wolemekeza Mulungu ni chintu cha value. Amen. Amen. Iramuza arambwira ngo uyu ni umufasha wawe. Diponso inamuleta ndi kumuitana kuti uyu ni mutandizi wako. Umufasha ntabwo ari umusha. Diponso mutandizi Singapore yaye. Haleluya. Amen. Abafata abagore babo nk'abaje cyangwa abagaragu botenga bakazi ba umonga ni banchito gapena bameti ntabwo ari byo. awe simwamene Ni umufasha, ni mutandizi ni umwunganizi, ni wo mutandizi mukwiye kujya inama, ndiye wamene mufurika kupasana ni wamene mufurika mukwiye kuganira mu rugo, ntugire irungu. diponso mufunika kunkara na yeye kunyumba uri kumwe n'umugore wawe na mukazi cyangwa wako kumwe n'umugabo wawe, gapena na mwamuna wako kubera ko Imana bari bamusekaga, because mulungana kupasa useka naye wamene Imana mushika bari bamwishimana. wamene mukutwera naye. Imana yacu ishimwe cyane. Mungu atalemekezeke. Imana yarakoze. Mungu anakuna chito. Niyo mpamvu That's why ubukwe wedding ni igishushanyo cy'itorero ni saini ya mupingo na Kristo. na ambuye Yesu. Uko mubona uriya baguteguye Mamene muonera mweba mukonzekera uja kamambika imyenda myiza iponso bamuvarika chobara chosi yanako y'umweru idafite ikizinga, white ilipe kofi pana pamoja. itorero riri gutunganywa. Ndiye mpingo mwamene ukonzedwa. Natwe tuzashagarwa Ndiye mwamene bazatipondwerera naisi. wese azabagarutse Pamene ambuye azakala abwerera kujyana umugeni. kutenga na winga wake. Ibi babera icyitegererezo. Unkale disonso Nawe wirindishe diponso zilimbiseni na kugira ngo data nazaza kuti atata kabwera araje kujyana itorero, pamene azakora kutenga aje kujyana wake umugeni. pamene azakora kutenga na winga wake Nawe uzamugambi rwo mu ijuru, kuti na iye ugankale nawe kumfuwa uzamubyariro ry'umugeni wa also Kristo. nani Imana ugankale kumupingo wa mbuye.
Haleluya. Amen. Muri uyu mwanya Palina ntawe ntabwo tubivuge byinshi, zizanakura za mbiri barigishijwe bihagije, banapunze situ mukwanira turagira ngo bahaguruke ifuna abanyamuke baza hano imbere babure kuno kusogoro. Haleluya. Amen. Diodone na maombi arishingano zibareba iponso ugomba kuzuza umugabo yabangana n'inshingano ugomba kuzuza nk'umufasha. Ulive kufunika gukonza mwanga muzipambo, ulive kufunika gukonza mwanga mutandizi. Kasubira ijambo ry'Imana Tizaberenga mawu Abefeso 5:22. Efeso chapter 5 Dore ko mama kugira kabiri abango bagore muganukira abagabo banyu nuko muganukira umwami wacu, uko umugabo ari we mutwe w'urugo w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari naryo mubiri we, ni nawe umukiza wayo. Ariko nk'uko itorero riganukira Kristo, abariko abagore baganukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akagitangira. Amen. Diodone inshingano yawe chito yako niyo gukunda ni gukonda umufasha wawe maombi. kazi wako maombi. Kumukunda si mu magambo gusa, Kumukonda si mu maucha, ni mu bikorwa, mu byo umugira, mu byo umukorera, ni mu nchito samera mu chitira makeya. kumupasa keya. Ni ukuvuga ngo Ni kukamba kuti ubu ugiye kuba ise wa kabiri, kuko ibyo ababyeyi bamuhaganiye wowe bireba. apa uyenda kumkale tate wake wa chibiri zamera gari kuchita bakoro wake apa ndiuza bichita manje Mushakira wo kuba, kumusakirira konkara, mushakira ibyo kurya, kumusakirira zakutya ibyo kwambara, zovala arwaye ukamuvuza, ngadwara upereka kuchipatara ibintu byose, zitu zonse everything kuko uri umutwe w'urugo. because ndiwe muntu wa nyumba Ibyo birakureba zonse zikuyangana nk'umugabo. monga mwamuna Hano ntabwo aba ko hari icyo ananiwe. iponso mwamuna sama repera kugamba kutina kangirwa. Ugomba kwereka maombi kuri umutwe w'urugo. Ufuna kurangiza maombi kutindine muntu wa nyumba. Maombi Uyu Diodone ugiye kubera nka mama wa kabiri. uyu Diodone uyendo nkala kuti ibashagala bachibiri Uganukira chito ya
yako ni kumumverera, ukamugandukira, kumumverera, ukamwitaho. kumusamala. Diodone, niba uwajya kujya muri resitora byarangiye, kapena unari kujya ku restaurant from today kwa mana shekije bayengo, kapena chate ariko ubu apamanje uzajya kwita diponso wapeza w'ubutandizira, uzashira no kumwita diponso kuchizo ya kutandizira usanzwe mu life yake no mu mwuka, diponso na kumuzimu, kumufasha no mu mwuka, kumutandizira na uzajya mu bwami bwo mu ijuru. kuti mukawewe kufumu wa kumwamba. nawe Diodone misochabe mu buzima busanzwe life ya no mu mwuka, na kumuzimu, kwibutsa umudamu ibyo agomba gukora mu buryo umurimo w'Imana bizabahesha kusaba kazi wako zana nawe mudamu chito wawe kugira ngo muzajye mu bwami bwo mu ijuru. kuti mukawewe kufumu wa si mu kumwamba, buzima busanzwe gusa, si mu life ya sochabe chabe hari abadamu cyangwa se hari abagabo kuri bazimani kapena bazibani ureba ko bakeneye kubafasha mu buzima bwo mu mwuka, diponso bafunika kubatandizira kumbali ya kumuzimu, byazakumara ikinisho ubonye uri wenyine wasize umufasha wawe, kodi kinga kutandizire cyane kupesa mwamama weka wapesa mwamuna wako ndiye alipo kapena mufasha wako ndiye alipo, kugira ngo muzajye mu bwami bwo mu ijuru. ni kutandizana bose kuti mukalewe kuyigwa kumwamba. Haleluya. Amen. Izo nshingano Iyo nchito ni izanyu mwebwe mwese, zikuyangana imwe babiri, kandi Imana izabana nawe, diponso kunongazangana kandi Imana izabashyigikira. diponso kunongaza Mu kutandizira, rugo rero ni ukwihangana no kwihangana no kubabarirana. diponso kunyumba awe ni kutekanya. Haleluya. Amen. Ni ukwihangana no kwihangana no kubabarirana, Ni kupirirana gukururukirana, kuko nicyo bikwiriye urugo rw'abana b'Imana. because ndiye chiangana nyumba ya bana ba Mungu. Kandi ikibazo cyose kibonetse Diponso vuto yose yamenapezeka, cyo kujya mu bapfumu cyangwa mu bandi bantu runaka, sikuyenda muzinganga kapena mu bantu ibisubizo beza. byanyu biri mu ijambo ry'Imana, Diponso mayako yanu yali mu moyo ya Mulungu, hamwe no gupfukama mugasenga, pamosi ndi kugwata ndi kupepera, aho niho hari igisubizo. ndiye kuli answer chabe. Imana ibamugishe, Mulungu akudaliseni, kandi Imana ibagirire neza. Mulungu akutandizireni. Niyo mpamvu muri uyu mwanya That's why pali ino tawi muri aya masaha pali ino tawi bagiye guhana amasezerano. baenda kupasana chipangano. Diodone ndakubaza, Diodone ni kufunza ibyo ndakubaza zamenenza kufunza kuko kw'iburyo abakubyene diponso uzanya kwanja ya light ukamba kuti na vomera vose ko ubyemeye. kwanja yako ya light ukamba kuti na vomera. Diodone imbere y'Imana n'itorero ryayo ndakubaza ko wemeye kujyana uyu mawomisha akakubera umugore ukigirana n'itorero ku mugaragaro, uzamukunda umukuyakuya, muzamurenza abandi bagore, mukize mukenye, arwaye cyangwa ari muzima, ibyishimo n'umubabaro, mubyaye mutabyaye, muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Niba ubyemeye urabivuga ngo ndabyemeye. Ndabyemeye. Maombi ndakubaza mbere y'Imana itorero ryayo, uremera kujyana uyu Segaranye Diodone bakubere umugabo ushyijyanye mu itorero ku mugaragaro, uzamugandukira muri byose, mukize mukennye, arwaye ari muzima, mu byago no mu munezero, mubyaye mutabyaye, ntuzamurenza abandi bagabo,
muzamugana ijoro ryose kugeza igihe Kristo azaza kujyana itorero rye niba ubyemeye kuba ko ubyemeye Ndabyemeye. amashimwe. Haleluya. Reka rero Dieudonné nabo bikorwe fasha Dieudonné basa tubonesa yereke itorero asanangiza mpingo na winga wake. witonze sinabwiza turagira rero ko n'uyu mwanya Dieudonné agiye guhamya amasezerano ye ku giti ciwe, umufasha ku giti ciwe uvuye ku mutima we nawe umuhase amasezerano agiye guha Jeanne Dieudonné aenda kupasa amasezerano yabo aenda kupasa chipangano mukazi wake na mukazi wake aenda kupasa mwana wake chipangano. urambuye ikiganza Usainya kwanja yako kwanja yako ya kurait yewe sinyaje imbere y'Imana n'ijoro ryawe biye kujyana mu bikombe byawe ndamukunda ntabwo nzakureta abandi bagore ndamukunda mu byishimo mu byago arwaye cyangwa ari muzima tubyaye cyangwa tutabyaye ndamukunda Yesu Kristo kandi amen. Amashimwe mundu nawe amasezerano ugiye guha maombi cyane na hivyo yazapasa chipangano Imbere y'itorero ryayo, imbere y'itorero ryayo n'Imana, ntabwo zamurenza abandi bagabo. Zamugandukira muri byose, arwaye cyangwa se ari muzima, mu byago no mu munezero, dukize cyangwa dukize, tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero ryayo. amen. Amashimwe mundu haleluya. Turagira ngo batuzanire hari ikimenyetso bari buhane kuri saini y'umwemba za pasarana impeta marines Tell me when you're
sponsor iribe kogwirira yayi. Niyo mpamvu That's why urukundo rwabo chikondi cha ntabwo ufite itangiriro kiribe koyambira na kosi ahubwo mu iteka ryose koma ni chamu ya yaya kandi impeta sponsoring ifite icyo isobanura irina 10,000 ni ikimenyetso cy'uwo uhaye ubutwari isaini kuri wamene wa pasa ikimenyetso cy'uweguriye ibyaha ni saini ya muntu wamene wa pasa zako zonse. niyo mpamvu aya masaha That's why in Ontario iyi mpeta ikoze mu mabuye y'agaciro ifonso iringi ni upangwa mugoro ngo Dieudonné nawe ikintu cy'igiciro mu buzima bwiwe. That's why Dieudonné apasiwa chintu chamutengo mu life yake niko azamukunda ifonso azamukunda iteka ryose. tawi yonse. Mwami Imana yacu, iyi ni impeta yakoze mu mabuye y'agaciro bivuga ngo umufasha we n'uw'igiciro niba impeta yo kugira ubusabwe mu mutima igihe azayireba ajya yibuka uyu munsi yibuke ko yawe iby'igiciro kandi mu mutima Jehova mu izina rya Yesu Kristo urukundo rwabo ntirugire itangiriro n'iherezo ahubwo rube rw'iteka ryose. urakoze rero yewe umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Amen. Azamuye ukuboko hanyuma yimenta y'urukundo we kuri ibyanjye byose Amen. Amashimwe. Amen. Taramudi. Shani nawe. Bashani na wewe ikimenyetso warewe mwami wacu Yesu Kristo impeta twayisengeye mu Yesu y'umugisha yakozwe n'abana b'abantu kumaniza imbaraga zawe igihe mwami Imana yacu umugaragu wawe umusha bazajya bayireba bageruka ry'urukundo rwawe ko ari ubwiteka ryose kandi ko babaye umwe kandi kwamwe mu byo byose mu izina rya Data wa twese Imana n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Impeta ikimenyetso cy'urukundo kuri ibyanjye byose kugeza ubwo Yesu azagaruka kugira itorero ryayo. Amen. Amen. Amashimwe. Hallelujah. Amen. Imana yacishimwe kadamu cyubahiro. Arabekezeke basabye imbere wache Turimo basane tukamaho kuzimana basane imbere. funa barete pasa kuti turabama kubagore mu kusogoro
wera Mana yacu ishimwe kandi agwe icyubahiro. Mungu wetu alimegezeke msifu uremerero wake. Mapastasi grande contemporere. N'ubundi tugiye kubasabira umugisha baharaniye imbere y'Imana munsi y'Imana kugira ngo urugo rwabo rurimo Imana, urugo rwera, urugero ngo rufite umugisha, ari umugisha bariye kandi bakeneye. Uyu munsi rero Imana ikaba yabishoje, reka bapfukame Basagwanda dusabe n'ababyeyi babo bari hafi maso bakuru babo bafendere pafupi nabo muti babatemberere kwetu. ababyeyi babo nabo bazi hano. Umugisha wagenda ukenewe, umugisha umunsi Imana kubakoze Imana. Rero gusenga Imana Izapepera Mwami Imana yacu, mugaragu wawe usigaye Dodone na uzamushaka Jeanne Mahoro, uko wabanye nabo mu busore bwabo, uyu munsi ukabishoresha imbaraga zawe, umugisha bari bategereje wo munsi yawe kubakoze Imana ku babyeyi. Natwe tubasabira umugisha wabone ngo tuzashobora bazahabwa umugisha bajyanamaza, umugisha w'umutozo mu nda, urugo rwawe rubemo, urugo rugendwa, urugo rufite amahoro, urugo rufite umunezero, urugo rufite ibyishimo, urugo rufite ubutunzi, urugo rufite amafaranga, urugo rufite urubyaro. Mu izina rya Yesu ibyo kwambara n'ibindi byose bikenewe, Mwami, ibyo tuba tutavuze, Mwami, bikenewe mu buzima bwabo, kuko uri Imana itanga kandi uri umukire. Turabasengere bahamagara amazima, bari kugubwa neza, bari n'imbaraga z'ububi, bari n'imbaraga z'abarozi, bari n'imbaraga z'abagome, bari n'imbaraga z'akagamane. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti tubasaba umugisha wawe, umugisha wabane nawo, umugisha wagendane nawo, umugisha wabakorane nawo, umugisha imbaraga z'amaboko, umugisha umutozo mu nda. Mu izina rya Yesu Kristo bajyanye bagenda bayikizwa bapfa. Mu izina rya Yesu bazaba abantu bakomeye, bazaba abantu bo kwifuzwa, bazaba igisubizo. Uwiteka abaye kuri Imana igira neza, ntibakire umugisha wawe, umugisha ubaho, umugisha ubaho. Mu izina rya Yesu Kristo ubane nawe byose, ubaha amahoro, ubaha umunezero, ubaha ibyishimo, ubahe kugubwa neza. Urwo rwabo mwabushyikire kubaka ku rutare, kuko mwabutse ku rutare, nawe bazaza, nawe ibigeragezo byaza, Mwami Imana ntabwo bazahura nabyo, kuko bubatse kuri wowe. Babere byose, babere umubyeyi, Mwami wanjye, Mana nziza, kuko uri Data wa twese udukunda. Mu izina rya Data wa twese, Imana n'Umwana n'Umwuka wera. Amena, amena, amen. basanyamuka nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, mamene mawe ya Mulungu anakulira wera kuri izi tariki from today makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa cumi
27 October 2024. Je Pasteur Pierre, Pastor Peter mbere manituro ryayo. sogolo kwa munugundi mupingo wake. Ubasha ntabwo n'Imana ishobora byose. Kamba kampamvu somwenye pasirwa kutoka kuri Mulungu. Ubuyobozi bumuriye. Na leaders yamenekulira nemeshe ko nagamba kuti uyu Sengeremye Dieudonné na Maombi Jean babaye umugabo n'umugore ankala Imana yateranije chomwe Mungu afaka pamoja ntakagira umuntu umwe ugitandukanye usakalaye muntu na umozi w'igisianisa Imana Mungu akudarisere. Benamureranye mukala ameza bashirano Maombi baramutwaye. Alpha Baraka John Safari na John Safari
Hallelujah. Hallelujah. Ubwo abana b'itorero n'ubundi bana b'umupingo tempo yabagiriye impano ya seritifika inabaza bwo kwitwara neza mu buzima bwabo kugeza uyu munsi kwenda kuinoma ndetse n'itorero n'imiryango n'ibingibi rero kuonesa mpingo ndi makolo babo dushimira n'abasheri babo babareze tiyamikira na makolo babo bamene bana basunga kugeza uyu munsi kufika leo babatoje umuco mwiza ndiponso bana bapumzisa mankarijo niyo bwino mpamvu beretse ibirori imiryango imena muca daswaye baonesa mpingo celebration rero tubahereze seritifika yabo tuzabapasanso certificate yabo Imana yacishimwe nawe nabakwereka ko batange abanyabucuzi gusoza gahunda yacu turajya mu mwanya rero zirantebe bashubije bazizana n'ubundi amen. Gusoma ijambo ry'Imana kubara ibice bitandatu umurongo 24 na 25. Iyo ni mahoro iri jambo ni ryanyu. Uwiteka agwe umugisha kandi akurinde. Uwiteka akumukishije mu maso ye akugirire neza. Uwiteka akurebe neza aguha amahoro. Amen. Imana mu ijuru ibahe umugisha. Izina rya Yesu. Reka rero bahagutse batuzanire ikibo cy'amaseke kugira ngo buri muntu wese ashyigikire urugo rw'abana bari mu butunzi bwawe hanyuma abana bacu batangire ubuzima dushyigikire urugo rwabo karusana batuzaniye igiseke bihuse hanyuma buri muntu azanye dushyigikire abana bacu karusana hanyuma
binjiye mu bundi buzima agomba rero fondasiyo kandi bituti kuri twebwe arasana aririmbye namwe kuri muntu wawe. So it's your time now. bakamba kupasha nasi fasha wawe n'uwawe rwose kandi sana ngaho musubiza uko wanyagikuye Thank you.
cyacu nacyo kiri kugenda kanya mpagurutse dutegereje abagenzi bacu ko basubira mu myanya yabo. Turashima Imana imirimo yose imaze gukorwa. Tugeze mu mwanya rero wo kumva amatangazo kugira ngo turangize uyu muhango tuze kwinjira mu wa kabiri muri serivisi ya kabiri. Duhe umwanya sekreteri itorero kugira ngo tugezeho amatangazo. Amena. Amena. Kwa n'umutima benshi mwageze kure ya itorero hore tempo cyambere turabashima mwese kwitanze umwanya w'Imana ingoro tempo babirose basa mutaho yanyu mu Rwanda cyane babwira wenda batari babizi duterana mu cyumweru kumuzaba muri fasi na kusoma na stand tugatangira saa 3 n'igice tukagera saa 6 n'igice ariko habaye byiza nk'ibi ntabwo tuba ku isaha cyane ariko niyo habaye byiza nk'ibi buri wa kabiri tuba dufite amasengesho y'itorero atangira saa 3 akagera saa 8 mwese mamutumika guhera kwa gatandatu utaha perezida w'urubyiruko bimwe mutahiwe ku bijyanye n'isuku ko muzabyorganiza bimwe mu bizi tuzi gusa n'uko ari igihe cyabo. Reka twongere tubashime mwese bashyitsi mwatugendereye n'ikaze rihoraho kandi mujye mwiyumva mu ruhare rwaso. Ikindi gihe atari uko mwaje muherekeje gusa inshuti abavandimwe se, n'ikindi gihe unyuze uterane na bene so. Reka twe gutinda kuko n'ubundi turacyafite gahunda dusabe umushumba wacu yadusoreze aya anaduherekereza abageni abageza ku modoka kugira ngo bitegure kujya gufata amafoto.
n'abafite gahunda zikurikiraho nabo rwose gutinda si gukora ibintu byiza aho kwaguka hari igihe kuvamo ibintu byiza gusa. Reka kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza dusabe mwarimu atubwire uko abantu bagiye kwifotoza kugira ngo hatoya tutagira naho akaturemerera kandi bitari bikwiye. Twongeye kubasuhuza mwiriwe tugeze mu kanya keza ko gusoza serivisi yacu ya mbere gahunda ikurikiyeho no kujya kwifotoza aho kwifotoreza ni kuri konzani y'ahangaha uhereye isaha saa saba n'iminota 50 reka tubwire abantu bari bubashe kugera ku mafoto ni abafite uburyo bwo kugendamo isaha ntarengwa yo kuba tugeze hano tutangiye kwinjiza abashyitsi n'abasangwa ni saa 8 n'iminota 40 turumva igihe cy'iminota 50 muri bugikoreshe hanyuma iminota 10 nayo murayikoresha mugaruka kugira ngo twubahirize igihe ibintu bigende neza. Niko bimeze turabyubahiriza turasaba umuntu utari kuri gahunda iyo kwirirwa agenda kugira ngo ataza kudutwara igihe. Saa 8 n'iminota 40 mugomba kuba mukase mugabo. Manshimwe n'itangazo zirisoino kuri 31 ni ya mbere ari conference zabera mu ngure rero delegation za serukira tepo kwa iminsi 3 ari mu kugenda no kurara abo bagenda bataha iminsi 3 kwa ariho bazatorwa na bishop mukuru wa POG birako bayariho manda irarangiye asaba kongera gutora rero babyibuke bazakererewe cyangwa se bagore mani bamurisha. Reka rero ducumuje uburyo umwete duhaguruke isezeraneho hanyuma tujye mu zindi gahunda bagiye abategure hanyuma tugaruke mu mwanya mani bamurisha. Ungimbe emani sumba
Niyo ibitabo yabibitse